Ndabashimiye ukwezi mwagira ibihe byiza aho muri hose. Uyu Master G TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi ngiye kuba nabereka uburyo hari ukuntu uba ufite telefone yawe ariko ukumva indirimbo ukaba utazi izina ryayo kandi ukaba wumva ushaka kuba wayitunga muri telefone yawe. Icyo nagusaba ni uko ukurikirana video mpaka irangiye kugira ngo umenye neza uko wabikora, ukamenya izina ry'indirimbo ndetse ukamenya n'umuhanzi waryo bitiriwe bikugora. Icyo uzakora uzaza hano muri Play Store yawe, numara kuza muri Play Store wongeye kureka application uzadownloadinga kugira ngo indirimbo yose wumvishe ahantu runaka ujye wumva ndetse ujye uyumviriza umenye umuhanzi wayo ndetse umenye n'izina ryayo. Uzaza wandikemo ijambo bita Shazam, numara kubona Shazam izaza ari ikimenyetso kimeze gutya nk'uko njye ubona njye nayidownloadinze, uyidownloadinge. Numara kuyidownloadinga ikaza muri telefone yawe, icyo uzakora uzayisetingamo. Numara kuyisetingamo uzaza ahantu wenda wumva umuntu uri gucuranga indirimbo runaka, uhita uza uyifungure, nuyifungura izahita imera gutya nk'iri gusacinga. Nimera gutya iri gushakisha izahita izana izina ry'indirimbo runaka, ibe yakwereka izina ryayo ndetse n'umuhanzi waryo, bityo bigufashe ko wajya kuri YouTube wamenya uko wayireba cyangwa se Vidment umenye ko wayidownloadinga. Ndagushimiye ukomeje gukurikirana video, ukomeza kubwira ngo ukomeze kuba wagira ibihe byiza, ukomeza gukanda subscribe aho uri hose. Master G TV nk'ibisanzwe dukomeze kubana umunsi ku munsi.